Hello burumwe. Ni Mr. Blacky ikindi cyumweru sasa. Muri tuvugane yacu uyu munsi. Uyu munsi rero turaza kuvuga kurinde. Uyu munsi turaza kuvuga ku muntu namwita nde menye ngiye kumwita igitabo sasa kubera yuko ararenze no umuntu ufite amateka muri muzika nyarwanda. Ninde abantu benshi cyane mwagiye mutwandikira mutubwira muti duvugire kuri uyu nguyu tuvugire kuri uyu nguyu hari watuwe n'abantu benshi cyane rero sasa uwo nta wundi rero ni Tom Close buriya yigeze gufata ka drogue. Tom Close mu gufata ka drogue hari ukuntu yageze gute drogue yamufashira mu tundi mujyana ahantu gutyo ubona ni ibintu byiza cyane no mukubona ari ibintu byiza cyane hari amagambo yisavugira kuri iyo drogue akimara kugira gute ugasoma Tom Close yisavuga ya magambo inshuti n'imiryango byarifashe birateranye mu guterana bakajya bavuga bati Tom Close ntago ari byiza kuba wagira gute wafata karakantu uri no mu muziki. Tom Close ati oya yabaga afite Tom Close akahita avuga aya magambo ati ntibizabe ngombwa yuko ngusezera kuko sinabishobora nawe umuyonga. Tom Close noneho hari uburyo ikintu cyamaraga kumugeramo agatangira kuganira nacyo akibwira ati sinzi ko nawe udahari uri nk'umwuka mpumeka n'amazi mu butayu. buruko yakomezaga kugenda afata kuri kiriya kintu uko byakomeza kugenda bimuviramo ingaruka akagenda rwana hirya no hino akora utuntu tw'utunyanga tw'uducakarafu tumeze gutya na gutya ariko byamara kumuvamo akibuka ko ashobora kuba kuko ari cya kintu sasa mu mutwe we akagenda avuga gutya mbona ruzanyicisha mbona ruzanyicisha mbona ruzanyicisha. Tom Close baje kumufata baramufunga mu kumara kumufunga akajya yicuza avuga aya magambo nari nzi yuko ni nkubona usa mbere paradizo ukambera ibyishimo by'umutima. Tom Close yaje kujya kwa padiri nkuko mubizi muri gereza kirazira nta muntu wajyanayo ibintu bijyanye n'ibimogi cyangwa se ibiyobyabwenge kubera ko tabifata yaje kurwara ikintu cyitwa taki kubera kubibura then ajya kwa padiri mu kugera padiri aramubaza ati musore niki ushaka kwicuza arangije abwira padiri ati ndicuza arangije aramubwira ati padiri reka nkubwire ibi ndashaka kuvuga amagambo akabura ndahimba ngo ndirimbe ijwi rikanga ndashaka kuryama ibitotsi nkabibura. Tom Close wacu rero baje kumuhugura aragenda avamo umuntu muzima avamo umuntu mwiza avamo ibintu biragenda birahinduka kuri we. Tom Close yasohotse hanze mu gusohoka hanze kuko yari yamenye ibi bijyanye n'ibiyobyabwenge na za drogue ndetse n'ikintu bikomeza bigukoresha bikaguhata gukora ikintu kibi. Sasa yaje guhura n'umusore aramubwira ati akirafataho ku kantu. Tom Close arangije aramubwira ati oya wishuka sigaho. Tom Close rero sasa yaje guhura n'umubyeyi we arangije aramubaza ati koko bishobora kuba byaraguhababuye nuguhababuka nuguhababuha ati bishobora kuba byaraguhababuye sasa Tom Close ese wategurwa niki cyabiguteraga ntakibaho kidafite impamvu
cyangwa se kibi. Sasa Tom Close yaje gukomeza kuganira n'umubyeyi we, arangije amubwira ati uko byagenda uko ariko kose ndakuzi Tom Close, ndakuzi neza cyane. Niki cyatumye uva kuri biriya bimogi? Uko byagenda uko kose sinzi ukuntu byagenze ariko ndakuzi neza hari cyabaye. Tom Close arangije aramubwira ati naje kwegera umusaza umukambwe bitari kukuri, twaraganiriye biratinda ampa inama y'ubuzima. Umubyeyi arongera ati musore wanjye, ese urumogi ruramutse rufite ubuzima ruvuga nk'abantu rutekereza mugahura face to face n'icyo warubwira? Tom Close arangije aravuga ati nanone avuga gutya, ni wowe wanyuzuzaga ukanera ubwuzu mwibura, waneye igikomere ntazibagirwa mu igikomere. okay, nahangaha rero ikiganiro cyacu tugisorereje, naho ubutaha mu gihe mugitegereje tuvugane y'ubutaha, mwibuke gukora subscribe kuri Ubugeni TV, kandi ibitekerezo byanyu birakenewe cyane. Ujye utubwira umuhanzi ushaka ko dukoraho. Murakoze cyane. Yari Mr Black, kuri kamera hari hariho Nasruddin.